byose, Kimomo, kirabiranya, chef w'umujyi, ngombwa n'andi mazina menshi. Ibyo nta wundi wabisanga uretse Rocky Kirabiranya, umusobanuzi wa filime. Uwizeye Mark uzwi nka Rocky Kirabiranya ni umusore ugezweho muri iki gihe kubera ukuntu asobanura filime benshi bakabyishimira. Rocky Kimomo yavukiye mu mujyi wa Kigali, akarere ka Gasabo, umurenge wa Gatsata, ari naho yakuriye. Yavutse mu mwaka w'1991, birumvikana ko kugeza afite imyaka 33. Ni umusobanuzi ukunzwe n'abatari bake hano mu Rwanda bidashidikanywaho, ni icyamamare nk'uko nawe ajya byivugira. Ndetse bamwe mu bafana be babura uko babivuga bakamwita umwami w'agasobanuye mu Rwanda. Ibyo nabyo kandi bigateza impaka nyinshi bamugereranya n'abandi bakora akazi kamwe k'ubusobanuzi. Rocky yatangiye gusobanura filime mu mpera z'umwaka wa 2015, muri 2019 mu bihembo bya Made in Rwanda Awards yegukanye igihembo cy'umusobanuzi w'umwaka. Nubwo yamamaye ku mazina menshi atandukanye harimo Kirabiranya, Kimomo, byose, ngombwa n'ayandi menshi, gusa kinjira mu gasobanuro iryo yakoreshaga cyangwa se iryamamaye cyane ni Rocky Kirabiranya. Ubusanzwe tuzi ko Kirabiranya ari indwara y'urutoki, gusa Rocky asobanura izina avuga ko yaryise kubera umuco nyarwanda. Ngo kera ingamba yabaga yateranye, umugabo yarahagurukaga akivuga ibigwi, agatangira agira ati ndi icyago. Kuvuga iri zina yabaga ashaka kuvuga ubuhangange afite. Rocky nawe rero akaba yariyisira izina mu rwego rwo kwivuga ibigwi n'ubuhangange afite. Uretse ubusobanuzi, Rocky ni umushoramari, aho afite kampani ye yitwa Rocky Entertainment ireberera abahanzi, aho iyi yamamaye cyane ubwo yatangiye kumanaginga umuraperi Papa Cyangwa, baje no gutandukana nabi. Uyu Rocky Kimomo w'imyaka 33, benshi bamukunda style ye yo gusobanura, yitaka, yivuga ibigwi, kandi avuga ko nta wundi umurenzi, ko nta wundi wakora neza nkawe, yiyita byose, Kimomo n'ibindi nk'ibyo. Benshi bakunze kubyita kwikina, hari na bamwe babifata nko kwiyemera, ariko kandi abandi akaba ari byo bamukundira. Uyu musobanuzi wa filime umaze kwandika izina mu Rwanda, Rocky Kirabiranye, yigeze gutungurana atangiye gusobanura filime z'inyarwanda. Yahereye kuri filime y'uruhererekane yitwa Maîtres of, yakunzwe cyane. Yarayisobanuye kugera ku gice cyayo cya 8, ntiyongeye gusobanura, ahubwo ikomezwa n'undi musobanuzi witwa PK. Rocky yahise atangira gusobanura indi yitwa Abapampi, ifite aho ihuriye na Maîtres of. Abenshi bibajije uko byagenze n'icyatumye Rocky yihagarika agatangira gusobanura indi filime ifitanye isano n'iyi ya Maîtres of. Rocky Kirabiranya ukunzwe na benshi mu Rwanda bitewe n'ukuntu asobanura filime, avuga ko impamvu atakomeje gusobanura iyi filime y'uruhererekane y'inyarwanda ya Maîtres of byatewe no kutumvikana n'uwayishoyemo amafaranga n'uwayandikaga bafatanyije na Rocky. Rocky ni kenshi uzamubona agaragiwe n'itsinda ry'abantu cyangwa se gengo ye. Aba ni abantu baba bari kumwe kenshi, bahorana kandi bakorana umunsi ku munsi. Harimo Kadafi Pro, Jean-Marie Microgeni, Arafat Kaboy na Savimbi, nawe ni umusobanuzi, akaba kandi ari na murumuna we. Rocky Kimomo birumvikana arazwi cyane, muri uko kumenyekana niko avugaho inkuru nziza ndetse n'izitari nziza. Nk'ubu ntiwakibagirwa inkuru ye yo gutandukana na Papa Cyangwa, cyane bakibaza bati ni gute umusore uzwi cyane kandi wamamaye kuri gahunda ya Ntagikwe wagumuye benshi ababuza gukora ubukwe, we yaba yaranyuze inyuma akabukora. Gusa nyuma byaje kugaragara ko ibyavuzwe nk'ubukwe bwa Rocky Kimomo ndetse n'uwitwa Carmen bitari byo, ahubwo ko yari amashusho yari arimo gutunganywa y'indirimbo Bambe ya Papa Cyangwa ndetse na Soshomura. Ni kenshi abamukurikira bagereranya Rocky na Junior Giti, bibaza urushoni mu gusobanura filime zizwi nka gasobanuye. Aba bombi uburyo babikoramo bituma abazireba baryoherwa, niho benshi bahera bavuga ko bahanganye. Rocky avuga ko atigeze ahangana na Junior Giti, aho ahamya ko yasanze Junior Giti mu mwuga wo gusobanura. Ati Junior ntabwo twahanganiyemo, namusanzemo asobanura. Nigaga mu mashuri yisumbuye, wasobanura ari umusitari, ariko nawe yarigaga kuko iwabo habaga ibyuma, yarataga agasobanura. Yemeza ko hari ubufasha Junior Giti yamuhaye nk'umuntu wamutanze mu mwuga. Rocky Kirabiranya ashimira cyane Yakuza, nawe ni umusobanuzi wa filime. Uyu niwe watumye Rocky akora agasobanuye, avuga ko yumva mufitiye ideni azamwishyura. Yakoze igikorwa gikomeye kuko niwe watumye Rocky ajya mu gasobanuye. Rocky yabibonaga nk'ibidashoboka, ariko uyu Yakuza niwe wamuteye imbaraga, aramukomeza ndetse amwumvisha ko byose bishoboka. Kuva ubwo nibwo Rocky yateye intambwe ndetse atangira gusobanura filime.
gusa ikigaragara Rocky na Junior Giti ni uko bombi ari abasobanuzi beza b'abahanga kandi bameze nk'abari ku kigero kimwe ku buryo byagorana kugira ngo ubone uwuha umwanya wa mbere. Rocky ngo agitangira gusobanura filime 5 za mbere ntago yigeze azisohora, ahubwo nawe yaricaraga akazumva ubwe akumva icyo akwiye kongeramo ndetse n'icyo yakosoramo. Uyu musore yasobanuye filime nyinshi kandi zakunzwe, ariko hari imwe yagumye mu mitima y'abantu igakundwa ndetse ikamugaragaza mu ishusho y'umusobanuzi wa nyawe w'umuhanga kandi urenze. Iyi filime ni iyitwa La Casa de Papel, filime yakunzwe ku isi hose by'umwihariko igakundwa bitewe n'umusobanuzi wagafashemo ari we Rocky Kimomo. Rocky Kimomo yasobanuye filime nyinshi arenga kuzisobanura cyangwa se kuzikina. Nk'urugero nawe yahise asohora filime yise Wolf of Soldiers cyangwa se umujinya w'umusirikare. Irakundwa cyane, irarebwa kandi iyi filime yiganjemo ibyamamare bitandukanye. Ubuzima bwe bwite Rocky Kimomo baracyari ingaragu, nta mwana afite uzwi, yewe nta n'umukunzi uzwi. Gusa hari uwigeze gukekwa ko bakundana w'uruhu rwera, abantu batangira kubivugaho ko yaba ari umukunzi we, ko baba bakundana mu ibanga. Byose byatangiye kuvugwa mu kwezi kwa 11 mwaka wa 2021 ubwo Rocky yatunguranaga akazana n'umukobwa w'umuzungu mu gitaramo cyo kwizihiza imyaka 10 Bruce Melody yamaze mu muziki, kitabiriwe ku bwinshi n'abakunzi b'umuziki nyarwanda. Mu mashusho yafatiwe mu gitaramo cyabaye tariki 6 Ugushyingo mwaka wa 2021 muri Arena. Rocky kirabiranye yagaragaye ari kumwe n'umuzungukazi, bigaragara ko bahuje urugwiro, bigaragara rwose ko atari ubwa mbere bahuye. Gusa nta wigeze asobanukirwa niba uyu muzungukazi ari umukunzi we cyangwa ari uwo bari baziranye bisanzwe. Gusa igitaramo kigeze hagati bahuje urugwiro ndetse baranabyinana. Ngayo nguko kandi ngibyo byo utari waramenye ku musobanuzi wa filime Rocky Kimomo. Mwakoze kubana nanjye muri iki cyegeranyo, ndabashimiye. Basaba ko hari uwo wifuza ko twazavugaho wanyandikira muri comments. Bibutsa kandi ko ari IMPANO SHOW naho utaha.